Muri episode ya 9 byarababaje cyane aho twabonye Burino muri gereza asuwe na Akatiwe Feza. Abura icyo yamubwira kubera agahinda. Mwarabibonye ko Burino yabashije kuba yahabwa iminota 15 yonyine yo kugira ngo aganire na Akatiwe ariwe Feza. Gusa Feza byaramurenze, abura icyo yavuga rwose, agahinda karamwica. Barebana mu maso abona ukuntu Burino yabaye. Burino yarashonje cyane, yarananutse. Ndagira ngo niba mwarebye episode ya 9 mwarebye niko byifashe rwose. Burino ateye agahinda, ateye ishozi, arababaje cyane. Dore onkle we Rwema nawe ibintu bitangiye kumuyobera. Abavandimwe, niba mwabirebye muri episode ya 9, aka kanya niho ngiye kugira ngo twanarize igice cya 9 mbere yuko tureba episode ya 10, dore ko nayo twayibagejejeho kuri uyu munsi ku isaha y'isa 5 mu kadomo. Episode ya 10 yari bagezeho. Rero bavandimwe, munyemerere tubanze turebe bimwe mu byaranze igice cya 9 mbere yuko tujya ku gice cya 10. Mwabonye ukuntu Burino rwose yasohotse ateye agahinda ndetse n'ishozi. Feza yaramubonye ariwe onkle we Akatiwe, yaramubonye bimutera agahinda, abura icyo yamubwira. Kandi nanone mu kindi gice, muri next part yakurikiyeho, ubwo aho havagaho twaje kubona Sara abwira Swara amagambo mabi cyane, ubwo Swara yasabaga uyu Akatiwe Sara uzwi nyine nk'umugore wa Rwema bafatanyije icyaha cy'ubugome ndengakamere, kuko ubu si ubugome gusa. Mwabonye ubwo Swara yamusabaga padi cyangwa se kotegisi, imyenda yo kwambara yifashisha mu isuku ye. Yamubwiranye amagambo mabi cyane kandi ayamubwirana umujinya. Mwabonye ibintu yamubwiye rwose biteye agahinda, binarababaje cyane, aho yamubwiye ati genda ufate igitenge cya mama wawe ubundi ukore ayo masuku yawe, umve mu maso kandi unshingukeho, utongera kandi nkakumerera nabi nkagukoza inki mu matwi. Ayo ni amagambo ababaje cyane Sara yabwiye Swara amushinyagurira, amubwira buryo ki ababyeyi be bari ibigwari bamutoje kuba umutesi, kandi amubwira ko papa w'aba bana Burino ndetse na Swara yakoreye uyu muryango ubugome bukabije, ko ari byo babishura, kuko ngo ineza yitudwa indi. Rero bakaba babishura ubugome bakorewe na papa wabo. Kandi ku rundi ruhande twabonye Rwema byamucanze rwose, yashesheje urumeza, byamuyobeye ubwo yagishaga inama mugenzi we Richard tuzi muri iyi filime uvuga ururimi rw'ikirundi. Yamugishije inama yuko Burino atazavumbura iri banga, kuko Richard byamuyobeye. Ibimenyetso bimwe na bimwe byagiye bisibika muri telefone, ibimenyetso rwose byaratsibitse. Ubu Rwema ari hagati mu nyanja, ari mu mazi abira, anytime sometime, igihe cyose ushobora kubona Rwema bimuyobeye aho Burino ari, akaba ari we uhajya. Ese muvandimwe, uratekereza Burino aramutse avuye muri gereza kuba yamaze kumenya ukuri kose ko ntaho ahuriye na Swara rwose utajijutse mu mutwe, kuko Burino we amaze kumenya byinshi nubwo hari bimwe Feza ataramubwira. Ese uratekereza Burino aramutse avuye muri gereza byagenda bite? Uyu Rwema akaba ari ujya muri gereza. Ese ubona Sara uru rugo yarurambamo, ko twabonye ko Burino nawe ari agati kadapfa guhirikwa n'uwo ari we wese. Kandi dore n'ikimenyimenyi ko Burino yagiye amenya ukuri kumwe na kumwe, nubwo hari byinshi Feza ataramubwira. Gusa Feza niwe uzi amabanga y'aba bana from A to Z, niwe mutabazi basigaranye kugira ngo abatabare. Rero mwabonye uko Rwema yari yashesheje urumeza rwose, ubona byamuyobeye, agisha inama mugenzi we Richard rero nta yindi nama yamugiriye inama yo kujya kureba Burino, akigira buryo ki, agakora buryo ki amwigiraho umuntu mwiza. Noneho akabwira Burino ati emera icyaha ubundi ngusige inoti, noneho numara kwemera icyaha nzahita nza ngukuremo rwose uve mu munyururu. Iyi niyo nama yagiriwe na Richard. Rero ngo ubundi Burino naramuka abyemeye ubundi bamureke abe mu munyururu. Gusa icyo bari bashingiyeho kandi bakomantingaho ni ukugira ngo Burino yemere icyaha, kuko mwabonye ko Elize yaje aje rwose, kuko uyu yaje nk'umutabazi wa Burino. Wasanga ibya Burino rwose bigiye kuba byiza, ntawamenya. Gusa Rwema arakomerewe cyane. Niba mubibona, mubona ko Rwema rwose byatangiye kumuyobera, aribaza ese ari bukore iki? Ese wowe Rwema urabona koko ari bukore iki ko ibintu byatangiye kuba byamucanga? Gusa ku rundi ruhande Swara disi, iyi episode ya 9 yarangiye tubona
bamushyira umusego mu mazuru. Uyu mugore ngo ni Sara, umugore wa Rwema, yashakaga kwica Swara, gusa Imana ikinga akaboko yohereza umutabazi Feza ariwe anti wa Swara, aza kumutabara amumukura hejuru. Gusa habuze gato rwose, ni amasegonda make, Swara yari bube yavuye mu mwuka tukamwibagirwa burundu. Mwarabibonye mu gice cya 9 uko uyu mugore Sara w'umunyamushiha kandi ugira ubugome bukabije, ukorera aba bana iyicarubozo kandi yicaye mu mitungo yabo. Mwabonye ukuntu yamunigishije umusego rwose, ubwo Swara yararyamye mu ntebe muri salo, habuze gato ngo Swara apfe. Gusa Feza rero yaje gutabara. Byari bibabaje 10 muri episode ya 9, ariyo mpamvu tubabwira ngo murebe episode ya 10 kuko nayo yabashije kuba yasohoka mu gice cya 10. Mukomantinge mutubwire uko mubyumva, mutubwira ibyo twazongera mu kiganiro cy'ubutaha. Rero reka nkubwire ngo iyi ni filime Intambara y'Ubuzima Analysis, aha niho tuba tuza twanariza tubabwira bimwe mu byaranze igice cy'ubushize, tureba ibizaranga episode ikurikira, tukubwira ngo kugenda udatanze igitekerezo cyawe muri comment bitwereka ko filime yacu mutayishimira. Rero namwe mugenda mutanga ibitekerezo byanyu, rwose turahari 5/5 turapdate kugira ngo tubasubize. Niyo mpamvu tukubwira ngo wowe uri bwandike muri comment, rwose turetse tugusubiza 5/5, waduhereza igitekerezo. Murabizi rero ntabwo twasuza ikiganiro tutabajije, kuko niyo mpamvu twemeye gushiraho uyu mwanya wo kugira ngo tuganire muri filime yacu Intambara y'Ubuzima Analysis, aho tuba dukubita tubangura twanariza tureba ibyaranze igice cy'ubutaha, tureba ibizaranga next part. Niyo mpamvu tukubwira ngo rero duha igitekerezo cyawe muri comment. Gusa reka tubanze tukubaze aka kabazo k'amatsiko: ese urabona Sara aramutse yishe Swara byazagenda bike? Kandi se urabona mu gihe Burino aramutse yanze ko nawe ko twabonye ko afite ubwenge, namara kubona ko uyu oncle we ariwe Rwema, n'ubundi ko yabonye ko nta keza cye, nagenda akamutreta nk'uko yabipanze na Richard, koko umupango wabo ukabapfubana, Burino akanga kubyemera akavuga ati rwose njye simbyemera, dore ko ari n'umwere twe turabizi nubwo polisi itarabimenya. Urabona Burino aramutse avuye muri gereza, Rwema agafungwa, noneho Rwema akazaza gutanga amafaranga ko dore ko twabonye ko yafite, akongera agafungurwa, Burino na Sara urabona ubuzima bwabo byazagenda bite koko? Urabona Burino na mushikiwe Sara aramutse abirukanye byazagenda bite? Ese wowe wagiriye ihe nama Richard, dore ko hari aho yabwiye Rwema ko amabanga naramuka ayabuze cyangwa se aramutse abuze ibimenyetso, dore ko ari we umufasha muri uyu mupango, yavuze ko azanamwica rwose kuko ngashobora kumuvamo. Niba ureba kure urabona uyu mubano wa Rwema ndetse na Richard ko bose ari abagizi ba nabi, urabona bizabagwa amahoro? Nibyo bavuze ngo icyaha ni kibi cyane, icyaha ingaruka z'icyaha ni urupfu, murabizi. Rero reka duhanga amaso episode ya 10 tubabwira ngo nahejo rwose. Gusa igice cya 10 nacyo cyabashe kuba cyabageraho rwose uyu munsi ku isaha y'isa 5. Abayirebye mwayirebye, nayo turi buze kuyanaliza mu kanya kari imbere. Gusa episode ya 11 wowe warebye episode ya 10, reka tuyitegereze turi benshi tukubwira ngo turi hano ku bwanyu, turahari 5/5 kugira ngo tubahe by'ingenzi kandi by'umumaro mu gihe cya nyacyo. Nkubwira ngo rero uyu muyoboro uzajya unyura iki kiganiro Intambara y'Ubuzima Analysis ni Gazechess TV, naho ngiye uba wumva ku muyoboro nitwa Gazuking, ninjye tuzajya tubana muri iki kiganiro tuganira show 5/5 tugira ngo amasaha abashe gukura kandi tungukiramo inama. Twizere rero ko iyi filime ibagirira akamaro muri ubu buzima bwa buri munsi. Ishobora kuba hari umukinnyi ubona muri iyi filime ukabona muhuje story y'ubuzima, gusa niba ubona iyi filime uyikunda cyane, iyi video kora handitswe share cyangwa partage iki kiganiro gisangize inshuti zawe. Iyi video nuyikunda cyangwa wakunze iki kiganiro, iyi video ubashe kuyiha like kandi wowe wiyandikishe kuri uru rubuga, ndavuga mu buryo bwa subscribe, ni iby'igiciro cyane. Uzajya ubona ibi biganiro utiriwe urasekinga, uzajya ubona notification mu ba mbere. Reka tubabwire ngo rero ni iby'igiciro cyane kuba muri hano, kandi natwe tuzabahereza iby'ingenzi kandi by'umumaro byabafasha muri ubu buzima. Reka nkubwire ngo rero ngiye twari kumwe nitwa Gazuking, utegereze igice
cya 11 ku barebye igice cya 10 rero nibo tubwira, abatarareba episode ya 10 nayo yabashije kuba yasohoka. Iki cyari ikiganiro intambara y'ubuzima analysis, aho tuza twanariza filime tureba ibizaranga igice cy'ubutaha, mutugira inama, mutanga n'ibitekerezo byanyu muri comment, kuko comment zanyu ni ingenzi, zidufasha kumenya koko niba ibyo tubaha bibageraho kandi hari icyo bibasigira. Rero niba hari isomo ukura muri iyi filime ushobora kuyikunda, hari umukinnyi w'imena ukundamo ukabona rwose ahuje story n'ubuzima wanyuzemo, cyangwa se urimo na n'uyu munsi, cyangwa se ukaba ubona hari icyo kwigisha, nabyo bitwandikira muri comment. Turi hano 5 kuri 5 kugira ngo tubasubize ibibazo byose mwaba mufite. Reka tubabwire ngo rero naho ubutaha muri episode ya 11 ejo ku isaha y'isa 5 rwose iraba ibagezeho. Reka tubabwire ngo rero duhure ejo muri episode 11 dutegereje turi benshi cyane. Naho ubutaha.